hari impuha zimaze igihe zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha. Nta kintu ngewe bimbwiye kuba umuntu yatekereza n'umufana wawe gukunda cyane urugenda n'ifoto yawe kubera urukunda gukunda ugenda n'ifoto nakwereka aho kureba turebe kandi ikintu nkubwira wowe Mbonyi nagira ngo nkubwire ko ari njye mukobwa ugukunda kandi ugoza ku mutima. Slim Jesus. Hari nibihe byo kuvugwa nabi. Hari impamvu hari impuha zimaze igihe zivugwa ko ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo nibyo n'umuntu umaye ikibazo ngo nyikubaze. Hari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha. Kuki udakunda kugira icyo bitangazaho? Ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye bwite? Nta kintu ngewe bimbwiye kuba umuntu yatekereza icyo ashaka. So courage, ibindi byose nta kibazo. Nitwa Nepongo Rugendo TV. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro n'umufana wawe gukunda cyane urugenda n'ifoto yawe kubera urukunda gukunda kuba ari umukobwa wifuza kuba agiye kugira boyfriend, ahubwo ukunda kuba uri umuramyi akunda ibyo ukora. Waba warakibonye? Ese we umuteganyiriza iki? Wenda yavuze ko ngiye yarantumye namwe uzamumbariza zampita iki wenda njyana mu gitaramo cyangwa iyi nuhe n'umukobwa umufite ugenda n'ifoto igani na ndabona mu yasimuze yarahara namuze wenda nakwereka aho kureba turebe Okay, yitwa nde? Mbwira amazina yiwe. Reka maze mukwereka nibyo bya byiza nibyo Anyaryama Imana mu mugisha. Kubijyanye na ticket Nta kibazo turayimuha. Okay, uze kundeba tuzayimuha nta kibazo. Iraza kumubwira. Koze ku cyambo season yo mbere ya kabiri kandi izinda album ese amatike no bigeze tuza komeza gutangaza ko abantu bagomba kugura amatike kandi wenda yabaye sold out. Murakoze cyane. Cyambo nakukoze album cyambo izina rya mukora ariko mukone mu maso mwana. We manura kabo. Uzangira cyambo kandi nanjye yambere cyambo rero n'amakuru byishimira gitare cyambo. Bijyanye n'amatike aracyari ushobora kugura nyine hariya tukugurira ticket.rw cyangwa se akanyenyeri gatanu akanyenyeri 0 urwego amatike aracyari sinesha aracyari zamure ushaka tuzamure amarade wabaje utabajije ubundi ninde. Okay, reka mbabarize cyane mubwo ndabona mwese mwabajije. Album buri yose muzukoze ibifite ikisobanuro. Yitwa Hobe bari bizize ejo bundi n'indirimbo wasohoye yitwa Hobe. Muziki donc message yaje ite indirimbo yahisemo kwitwa Album ari Hobe igihe kibuze kudasanzwe mu buzima bwawe. Ni album very personal. Urabizi ko umusanzu nta muntu Freddy nasohoye indirimbo ni ibintu musanzwe muzi ko umuntu agukora cyane. So uyu mwaka rero namaze hafi amezi umunani ya narungutse kuko nagize umwanya wo kuganira n'Imana bihagije, ariko cyane n'indirimbo iri personal ivuga ku buhamya bwanjye buri personnel nkuko nabibasobanuriye. Nzabitangaza neza mu gihe gikwiriye bimaze kuzura. Okay, kamarade cyane ibihe byo kuvugwa neza ni byiza, ariko hari nibihe byo kuvugwa nabi. Hari impamvu hari impuha zimaze igihe zivugwa ko ku mbuga nkoranyambaga ubwo ngubwo nibyo n'umuntu umaye ikibazo ngo nyikubaze. Hari impuha zimaze igihe zivugwa ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko zivuga ko Mbonyi yaba yarabyaye akabihisha. Kuki udakunda kugira icyo bitangazaho? Ninde ngomba ibisobanuro by'ubuzima bwanjye bwite? Nta kintu ngewe bimbwiye kuba umuntu yatekereza icyo ashaka. So courage, ibindi byose nta kibazo. Nitwa Nepongo Rugendo TV. Mu minsi yashize nakoze ikiganiro n'umufana wawe gukunda cyane urugenda n'ifoto yawe kubera urukunda kuba ari umukobwa wifuza kuba agiye kugira boyfriend, ahubwo ukunda kuba uri umuramyi akunda ibyo ukora. Waba warakibonye? Ese we umuteganyiriza iki? Wenda yavuze ko ngiye yarantumye namwe uzamumbariza zampita iki wenda njyana mu gitaramo cyangwa iyi nuhe n'umukobwa umufite ugenda n'ifoto igani na ndabona mu
oya simuzi yaraharamuze wenda nakwereka aho kureba turebe. Okay, yitwa nde mbwira amazina yiwe. Reka maze mukwereka nibyo bya byiza nibwo byumva. Sorry. Anaryama. Urumva hano avuga reka Imana mu mugisha. kubijyanye na ticket. Nta kibazo turayimuha. kandi ikintu nkubwira wowe mbonye nagira ngo nkubwire ko ari njye mukobwa ugukunda kandi ugoza ku mutima nubwo n'abandi bose babikubwira ariko njyewe mfite inyota mfite ishyaka ryo kukubona. Ikindi kandi nifuza ko mu byumviro byanjye hamwe n'Imana bitewe n'urukundo ngukunda Imana kibimfashijemo wambere papa w'abana banje. Isugi nawe uracyari isugi? Yego ndamutegereje kandi nzamubona mbonye. Usugi bwaza wambonye. Nanze ko najya mu kagozi nk'abandi bantu bajyayo cyangwa nkajya kwa makuza nkiyahura sizibarwa ivuga ngo nakunze urudashoboka nakunze mbonye none mbonye ko ntamubona cyangwa ntamugeraho. Yego. Ni none ngo nanditse urupapuro ngo mbonye azabibazwa. Iyo mubonye umutima wanjye urasimbagurika. Nkeneye ko tuvugana. Cyambere aseka neza. Icya kabiri aririmba neza. Reba n'uyu musatsi wiwe. Yego. Umeze nk'uwawe. Twagiye. Ndagukunda kandi nzakubaha ntacyo ntazakora ku bwawe. Mugabo mwiza mukunzi nyumva ndakwinginze. Sweetheart bote wanje. Ndagukunda ntago ari ibintu by'amaranga mutima runaka. Nta kindi kintu nshaka. Nyemerero mu mutima wawe kuko njyewe nakwihaye wese kugira ngo zamara gahinda mbonyi nyemerera mbonyi nyemerera mbonyi nyemerera mbonyi nyemerera nza haguheka ngusimbize ninda ngi hiza ngusindagizeyo hura amavuta nisiga buri munsi niwe zuba ryanjye niwe kizuzo cyanjye niwe kibazo cyanjye ya hari umuntu uza mu buzima bwawe ari misiyo hari umuntu uza mu buzima bwawe ari misiyo hari umuntu uza mu buzima bwawe ari misiyo bamaso hiba dutega imitego tukayisimbuka hiba dutega imirunga tukayita taruka na nzaririmba mu bukwe bwanjye na mbonye. Bukwe bwawe na mbonye. Mukunzi umbwira yuko nkunda nararebye ndashishoza none nkakunda Pastor Mutesi bura ndamukunda. Pastor Mutesi ntuzakubera ubumarene? Ndamukunda cyane. Ajya wibeshya icyo kintu cyo nago. Ukuri kw'Imana mbonye wowe mbikuye ku mutima. Nta ruhare ndebye ku ruhande cyangwa iki cyangwa abantu kwako nibavanga umuntu baramushuka cyangwa iki. Manitse ikiganza cyuko ngiye ngukunda kandi ngoza ku mutima. Kandi mu byumviro byanjye nibyo nkora byose nibyo ntekereza byose. Ngo Israel Mbonyi mu rukundo na Dorcas. Dorcas singi ifoto? Nago nabyemera. Uri kubibona? Nago nabyemera. Singi oya nago nabyemera. Nyine ndi kubireba ariko nago. Witeguye guhiga Dorcas? Nta kibazo. Yego. Dukompite nari. Witeguye guhiga Dorcas? Wo gushaka Israel Mbonye. Mu byo nkora byose nibyo ntekereza byose n'ibyumviro byanjye. Basi sinza namuhobere gusa mubona. Abantu bavuze ko ushaka kumuroga? Hari nuko hari nshobora kuba nabyumvishije. Ako kaboko kariho impeta. Izo meta ni ndazi kwambitse. Slim Jesus. Yes, reka mbahereze ikaze bakunzi bacu masuze mbifurize kubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi nagiriwe ubuntu guhura n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa amaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga mwaramubonye aho ahora avuga ati ndi mu rukundo n'uwo bita Israel Mbonyi. Nushaka umwitungu w'umukambonye muri kano kanya. Reka nguhereze ikaze. Umeze neza? Yego meze neza. Bakwita ngo iki? Delphine Uwingabire. Delphine? Uwingabire. Ya. AKA nde? Israel Mbonyi. Israel Mbonyi se wowe witwa Israel Mbonyi? AKA? AKA ni Israel Mbonyi. Ya. Cyangwa ni mukambonyi?
byose cyangwa ni Miss Mbonyi byose ni bimwe bivuga kimwe. uba wicaye n'agafoto kawe ugafashe cyane. iyo foto wayikuye he? Narayikoresheje. Warayikoresheje hehe? Narashatse ndayibona. Yego. Yego. Wayikoresheje nyine ujya kuyiprintinga ayiprintinge Gutegura gukoresha iyi foto ni urukundo nkunda Mbonyi. Ni ukuntu ukunda Mbonyi. Yego. Byaguciye nk'amafaranga ngahe kugira ngo iyo foto uyikoreshe? Amakeya ni nka 30. Yego. Ndi kumwe nawe kuko iyo ino foto urumva nageza njye urukundo nkunda Mbonyi. Ntago ari urupiratano cyangwa se runo ruri hasi ryo kubeshya. Cyangwa se birabita ngo ni ukuryoshya ukajya mu rukundo n'umuntu uri kuryoshya gusa muri kwiryohera kugira ngo umukine ufite ibyo ushaka. Yego. Oya. Ntabwo ushaka kumukina. Njye ntago ari ugukina. Urashaka kumukunda urwanyarwo. Urukundo rwanyarwo rwihariye. Yego. Intandaro y'urukundo rwawe rero kuri Mbonyi yaturutse he? Byagenze bite kugira ngo wumve ko wiyumvemo utangiye kwiyumvamo Mbonyi? Intandaro njyewe kera nakundanye n'umusore. Turakundana ariko muri we yari prank ko ari kugira ngo ankine. Harimo abakobwa bajya mu buzima bw'abasore ari ukubakina ari kugira ngo babarye n'utwo bafite. Cyangwa se umusore akajya mu buzima bw'umukobwa ari kumukina ashaka ibyo afite we ye gushaka ntashake we ahubwo agashaka ibyo afite. Yego. Urugero ushobora kuba nifite aka business kanje wenda curuza nk'utunyanya. Umusore akaza tukaba inshuti akanyereka kankunda cyangwa nyitayeho kandi we ari gushaka bimwe mfite. Nta rukundo afite. Yego. Mita ko mvuga rero ngo mbivuyemo ntago nzongera gukundana n'umuntu udakijijwe. Yego. Udasenga. Niha umwanzuro n'intego ndabifata ndabinoma mbishyiraho n'akadomo ko ngomba gukunda Israel Mbonyi mpaka mubonye kugeza mpfuye. Kugeza upfuye? Ya. Niho ugomba gukunda. Yego. None se uwo mukobwa ngo wakundanye n'umutipe arakubabaza cyane? Yakubabaje ati? Urumva yaje mu buzima bwanjye bigaragara ko nkunda by'ukuri akamamagara mu gitondo saa sita nimugoroba sheri wariye iki n'iki bigeraho kubana gutegura kubana. Yego. Arangije ikintu kimwe twapfuye nyine arambwira ati mugore mwiza urumva twari twazize ku yindi tapeni aho umuntu akubwira akwita umugore akakwita umugabo. Yego. Mwari mumaranye igihe kinini? Byarenze indirevo. Yego. Mwamanye nk'igihe kingana iki mukundana? Imyaka 2. Imyaka 2. Yego. Ndangije rero ubwo ngubwo nanjye mpita mfata icyemezo n'umwanzo ndabona okay umugabo nuvuga ijambo kandi umugore cyangwa se umwari agendera ku itegeko ry'umugabo avuga cyangwa se icyifuzo cye. Nicyo kintu wicuza mu byo yaba yaragukoresheje? So icyo twapfuye yangujije amafaranga ambwira ko ari bwa yansubize avuye kuri banki. Yego. Ambwira ko yansubiza avuye kuri banki. Buracya burira buracya mbona burakeye nanone yongera anyatsa andi mafaranga. Ku mutima ndabona ese ko yari misiyo yari afite ntago rwari urukundo we yari afite ibyo yashakaga kuko icyo gihe yanyatsa andi mafaranga ndayamwima. Nyamwimye kwa kumpamagara no kumvugisha bita binagabanuka ahubwo bita binarangira. Ushaka warababajwe mu rukundo cyane byatari. Iyo tuza ku kintu cy'urukundo urababara cyane. Cyane. Urukundo kuri wowe rusobanuye iki? Yavuze urukundo wumva iki? Urukundo nyine uko mbyumva n'abantu bakundana. Bahuje umutima. Uko bombi uko ari babiri baba bafashe intego yo kujya muri urwo rugendo rwo gutangira gukundana. Bwa mbere ubona Mbonyi wamubonye ryari? 2014. 2014. Yego. Wamubonye he? Ku mateleviziyo ndi wacu mu cyaro nkiga ndumva ni muri segonderi. Nibwo natangiye gukunda zira ndirimbo ze zo bita ndirimbo ku migezi. Ari ni yajya aririmba ngo imigambi y'abantu si imigambi y'abantu ntago ari nk'iy'Imana. Yego. N'izindi nyinshi zitandukanye. Nkumva ko rero mu byumviro byanjye nkiri mutoya nkumva ko nkagira ishyaka nkakunda no kuririmba kandi nkumva ko nanjye nzagera ahambonye. Birangira rero kwago kumukundira kuririmba kwiwe ahubwo birangira numva neza hashije nk'imyaka 2. Yego. Numva byarandenze noneho
byarakurenze mbere urumva urukundo namukundaga rwari rworoshye yego kuko urumva nkimara gutandukana n'uwo muntu nkabyikuramo no kumuvugisha nkamureka nkanamuboroka kuko urumva uwo muntu ntabwo yanyifurizaga icyiza ukimara gutandukana n'umukunzi wawe wa mbere uwo muntu urumva ntabwo iwe yanshakagaho ibyiza